Muraho neza bene data, Yesu nashimwe cyane. Nongeye gushima Imana ko yongeye kuduha kano kanya kugira ngo dusenge kandi tuganire ijambo ry'Imana. Ni ubuntu bwayo, ni imbabazi zayo, ni ukuboko kwiza kwayo. Imana yacu nibihererwe icyubahiro. Mbere yuko dutangira n'ijambo ry'Imana rero, reka dutangirane n'umuririmbyi wa 91 mu gushimisha Imana, uvuga ngo ay'igitare cy'Imana reka nguhungireho kubw'imbabazi zawe, ngo kera waramenewe none ubu nkwihishemo umujinya w'Imana. Imana nishimwe cyane. Uyu muririmbyi aravuga ngo amazi n'amaraso byo mu rubavu rwawe nibyo binkiza uburyo bwombi, urubanza rw'ibyaha n'imbaraga mbi zabyo bigiye kuzansinda ukundi. Haleluya. Imana nidufashe cyane. Aya mazi n'amaraso bene data niyo adukiza ibyaha, niyo adukiza urubanza rwabyo, kandi niyo adukiza n'imbaraga mbi zabyo kugira ngo bitazadutsinda ukundi. Imana yacu nishimwe. Ngibyo twakora byose, ndetse n'umwete wacu wose, n'agahinda gasaze n'amarira adashira, byose ntibyashobora kudukuraho ibyaha. Imana nidufashe cyane. N'icyadukuraho ibyaha ni amazi n'amaraso byo mu rubavu rwa Yesu Kristo. Imana nishimwe. Ntacyo twatanga, nta marira twarira, nta gahinda twakwereka Imana, kereka ka gahinda ko mu buryo bw'umwuka Pawulo yigeze kuvuga ko kwihana ibyaha. Imana nidufashe. Ariko nako sikabasha kubidukuraho, ahubwo amaraso y'umwana w'intama w'Imana niyo yonyine abasha kudukiza ibyaha ndetse n'imbaraga mbi zabyo. Imana nidufashe cyane. Arakomeza akavuga kandi ngo ntacyo nzanye mu ntoki kibasha kunshungura, simfite icyo naguha, nizeye umusaraba uwo wamfiriyeho, niwo wonyine njya niringira. Imana idufashe. Twiringire umusaraba, twiringire amaraso yawumenetseho kugira ngo dukizwe rwose ibyaha n'imbaraga mbi zabyo n'urubanza rwabyo. Imana nidufashe cyane. Igitero cya nyuma, uyu muririmbyi aravuga ngo dore nambaye ubusa, ndakwinginga unyambike, sinabasha kwikiza, ndagushakaho ubuntu unyuhagire ibyaha, mutabazi ne gupfa. Imana nidufashe itwuhagire ibyaha, kuko nta na kimwe, nta kintu gishobora kwambika umuntu ubusa. Umuntu ashobora kubivuga ukundi cyangwa se kubigaragaza ukundi, ariko mu buryo bwacu bwo gusenga, kwambara ubusa ni ukugaragarwaho ibyaha. Ese waba wambaye ubusa? Imana nidufashe itwambike kubw'ubuntu bwayo. Kubw'ubuntu bwayo Imana itwambike, itwuhagire ibyaha, kugira ngo tudapfa, kuko Imana yacu ariyo mutabazi. Imana nidufashe cyane. Tukiri kuri aya magambo y'indirimbo, mbere yuko tuyiririmba, mu gitabo cy'Itangiriro ubwo Imana yazaga kureba Adamu na Eva, mbere batarakora icyaha, ngo ntabwo bari bambaye ubusa, ariko bakimara gukora icyaha ngo bisanze bambaye ubusa. Imana nidufashe. Imana nitweze rero, itwezeho ibyaha byose, itwambike mu izina rya Yesu Kristo. Reka turirimbe hanyuma dukomeze no gusenga. Ay'igitare cy'Imana reka ngungireho kubw'imbabazi zawe, kera waramenewe none ubu nkwihishemo umujinya w'Imana. Amazi n'amaraso byo mu rubavu rwawe binkiza uburyo bwombi, urubanza rw'ibyaha n'imbaraga mbi zabyo bye kuzansinda ukundi. Ibyo twakora byose n'umwete wacu wose, n'agahinda gasaze n'amarira adashira, byose ntibyashobora
kudukuraho ibyaha byose ntibyashobora kudukuraho ibyaha, ntacyo nzanye mu ntoki kibasha kunshungura, simfite icyo naguha, nizeye umusaraba uwo wamfiriyeho, niwo njya dore nambaye ubusa, ndakwinginze unyambike, sinabasha kwikiza, ndagushakaho ubuntu, unyuhagire ibyaha, mutabazi ntegupfa, unyuhagire ibyaha, mutabazi ntegupfa. Uwiteka Mana Nyiringabo, Mana Data twese udukunda, ise w'umwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye muri iki gitondo cy'umugisha, tugushimiye ineza yawe, tugushimiye uburinzi bwawe, tugushimiye ubuntu bwawe butagira akagero, tugushimiye imbabazi zawe, icyubahiro n'ikibi cyawe mwami. Turakwinginze mbere na mbere kugira ngo nk'uko umuririmbyi abiririmba aravuga ngo dore nambaye ubusa, mutabazi ndakwinginze ngo unyambike, unyuhagire ibyaha byose, unyambike ngo ne gupfa. Turagusabye rero ngo utwezeho ibyaha byose, utwezeho gukiranirwa kose mwami wacu Mana yacu, maze utwambike imbere yawe mu izina rya Yesu Kristo. Turebere mu maraso y'umwana w'intama w'Imana kugira ngo tugaragare imbere yawe twejejwe rwose mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo dusengere mu kuri no mu mwuka, kuko umugaragu wawe yarabyanditse. Yohana ubwo wahuraga na wa mugore waramubwiye ngo igihe kirageze kandi kirasohoye, ngo yuko abasenga Data bamusengera mu kuri no mu mwuka, ngo kandi abo ngabo nibo Data ashaka yuko bamusenga. Turagusabye rero ngo tweze udutunganye, kandi mwami kubw'umwuka wawe wera utuyobore mu kuri kose, maze tubashe gusengera mu kuri ndetse no mu mwuka, kuko abo ngabo ari ushaka yuko bagusenga. Bana natwe muri uyu mwanya, utuyobore muri byose, kandi byose bibereho kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Urakoze kandi urakoze kumva gusenga mu izina rya Yesu Kristo, amen. Bene Data bakundwa rero, ndashima Imana yuko yongeye kumpa kano kanya kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Ni kubw'ubuntu bwayo, ni kubw'urukundo rwayo, ni kubw'imbabazi zayo. Ndashima Imana kandi yuko mwese muri amahoro kubw'ubuntu bwayo. Nta mbaraga umuntu aba yabishyizemo, ni ubuntu bw'Imana kuba umuntu abyuka bigakunda, kuba umuntu abyuka ingingo ze zose agasanga zirakora, ni ubuntu bw'Imana. Kandi naho haba hari ufite izidakora cyangwa se afite ikindi kibazo, ibyo ari byo byose ni ibyo gushimira Imana, kuko bibaho kubw'icyubahiro cyayo, kubw'imirimo yayo ikomeye. Imana nishimwe. Ndashima Imana rero yuko nongeye kubona uyu mwanya kugira ngo tugane ijambo ry'Imana ndetse tunasenge. Reka dutangire dusoma ijambo ry'Imana numva nahaye umutwe uvuga ngo niba Uwiteka twishimira. Ni amagambo ari mu gitabo cy'umuhanuzi n'igitabo cyo kubara, muri nyihangana gato, n'igitabo cyo kubara igice cya 14 umurongo wa 8. Ni umutwe w'amagambo, kuko umugaragu w'Imana Yosuwa yaravuze ngo niba Uwiteka twishimira azaduha icyo gihugu. Haleluya. Niba Uwiteka atwishimira azaduha icyo gihugu, kandi ni igihugu cy'amata n'ubuki. Imana ishimwe. Ayo magambo riragaragaza umumaro wo kwishimirwa n'Uwiteka. Muri iki gitondo cy'umugisha, muri izi ntangiriro z'icyumweru, turasabwa kuba abishimirwa n'Uwiteka. Turasaba Imana ngo idushoboze kuba abo yishimira. Amen. Reka rero dusome amagambo ari mu gitabo cya Zaburi ya 44. Turasoma kuva ku murongo wa 2 kugera ku murongo wa 4, ariko turibanda cyane ku murongo wa 4.
Reka dusome mu izina rya Yesu. Niyo twahera ku murongo wa mbere kuri titire nta kibazo. Haravuze ngo muri Zaburi ya 44 kuva ku murongo wa mbere kugera ku wa 4, ariko turibanda cyane ku wa 4. Ngo Zaburi iyi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi, ni indirimbo ya bene Kora yahimbishijwe ubwenge. Mana, twariyumviye n'amatwi yacu, ba sogokuruza batubwiye imirimo wakoze mu gihe cyabo, mu gihe cya kera. Wimuje amahanga ukuboko kwawe ushinga amabo, wateye amoko ibyago kandi urabatatanya mu bihugu, kuko atari iyabo nkota yabahaye guhindura igihugu, kandi atari ukuboko kwabo kwabakijije, ahubwo ni ikiganza cyawe cy'iburyo, ni ukuboko kwawe n'umucyo wo mu maso hawe, kuko wabishimiraga. Amen. Ndasubiramo umurongo wa 4 ngo kuko atari iyabo nkota yabahaye guhindura igihugu, kandi atari ukuboko kwabo kwabakijije, ahubwo ni ikiganza cyawe cy'iburyo, ni ukuboko kwawe n'umucyo wo mu maso hawe, kuko wabishimiraga. Amen. Bene data bakundwa, aba bantu b'Imana bitwa bene Kora ngo bumvishe ibyabaye ku basokuruza babo, bumvishe uko bahawe guhindura igihugu. Imana nidufashe cyane. Wenda tuvuze gatoya kuri aba bene Kora, umuntu yasanga inkomoko yabo mu gitabo cyo Kubara mu gice cya 16. Ni abantu bakomoka ku muntu witwa Kora, wari uri kumwe n'abandi bagabo babiri bitwa Datani na Abiramu. Aba bagabo ngo bagandiye Uwiteka mu gihe cya Mose, ariko kubw'ibyago byabo Imana ntiyabashima, Imana ntiyabakunda, reka mvuge gutyo, kuko bagandiye Mose, bagandisha n'ubwoko bw'Imana. Aba bantu rero kubw'ibyo kintu bakoze kizira, ngo bari bagiye gutuma n'Imana irimbura iteraniro ryose ry'Abisiraheli usibye Mose na Aroni. Ariko Mose na Aroni binginga Imana, baravuga ngo oya mwami, ese umuntu yakora icyaha ari umwe ukarimbura iteraniro ryose? Imana rero irabumva, irababwira ati noneho nimwitandukanye n'aba bantu, hanyuma nzabereka abo natoranyije, nzabereka ko abo natoranyije mbigiza hafi yanjye. Imana nidufashe cyane. Icyo gihe rero Mose ngaraterura aravuga ngo aba bantu, kuko Imana yari babwiye ngo bitandukanye nabo, bitandukanye nabo. Hanyuma Mose ngaraterura aravuga ngo aba bantu ntibapfa urupfu rusanzwe, ntibapfa urupfu rw'inzaduka ngo isi itandukane maze ibamiri. Ni ukuri ntabwo turaba twaratoranijwe nk'uko Imana yabivuze. Akivuga ibyo rero ngo isi icikamo kabiri, irasama, bamanukamo ari bazima, n'amahema yabo n'ibyabo n'abana babo n'abagore babo. Ariko iyo witegereje neza usanga ko aba bantu, uyu witwa Kora, hariho abantu bamwe bamukomotseho. Mpamya yuko ahari ubwo bitandukanyaga harimo abatagiye ku ruhande rwabo, ahubwo bakaguma ku ruhande rw'Uwiteka. Imana idufashe. Ubwo rero nari mvuze kuri aba bene Kora, ku rw'uwo muntu witwa Kora. Aba rero ngo nibo bakomotse kuri uwo witwa Kora, niyo mpamvu Bibiliya bita ngo ni bene Kora. Muri Zaburi nyinshi turababona, kuko bumvishe kandi bamenye gukomera kw'Imana. Imana nishimwe cyane. Nibo rero banditse iyi Zaburi, baravuga ngo Mana, twariyumviye n'amatwi yacu, ba sogokuruza batubwiye imirimo wakoze mu gihe cyabo, mu gihe cya kera. Batubwiye ukuntu wimuye Abahivi, wimuye ya moko yose ubwo bari bageze muri Kanani. Ariko bavuga ikintu gikomeye, baravuga ngo ibyo byose byabaye atari kubw'inkota yabo. Inkota yabo n'imbaraga zabo ngo ntabwo arizo zabakijije, amaboko yabo akomeye ngo siyo yabakijije. Imana idufashe. Si ubutunzi bwabo bwabakijije. Imana nidufashe. Natwe umuntu yashyira mu ruhande rwe, abizeye Uwiteka si imbaraga zabo gusa. Reka twirefere kuri aba bene Kora, bari kuvuga ngo ibyo bamenye babibwiye n'abo bakomokaho, babimenyeshejwe n'amateka y'abasogokuruza babo. Imana nidufashe cyane. Ibyo byose rero barabimenya kandi byari iby'ukuri. Iyo dusomye ijambo ry'Imana ritwereka ukuntu Abisiraheli bavuye muri Egiputa, uko bageze i Kanani, uko bahinduye kiriya gihugu cya Kanani. Imana idufashe. Rero ijambo ry'Imana riravuga ngo bamenye ibyo ngibyo, baritegereza baravuga bati tumenye neza kandi twamenye neza
yuko atari inkota yabo yabaye guhindura igihugu, yuko atari ukuboko kwabo kwabakijije, yuko atari imbaraga zabo, ngo ahubwo ni ikiganza cyawe cy'iburyo ndetse ni ukuboko kwawe n'umucyo mu maso hawe, kuko wabishimiraga. Haleluya! Imana nishimwe cyane. Ngo icyateye Uwiteka kubarwanirira no kubaneshereza no kubahindura igihugu, ngo nuko yabishimiraga. Bene data bakundwa, Uwiteka natwishimira nta kabuza azaturwanirira, nta kabuza ukuboko kwiza kwe kuzabana natwe. Imana nishimwe cyane. Niba ufite intambara urwana, niba ufite inzira unyuramo zigoye, icyo nakwifuriza, nanjye icyo nifuza, nuko nawe wishimirwa n'Uwiteka. Haleluya! Kuko Uwiteka nanyishimira, Uwiteka nakwishimira, azaguha n'ukuri kugera muri kino gihugu tujyamo. Imana nishimwe. Kandi n'inzira zawe nta kabuza azakurwanirira. Imana idufashe. Hari byinshi muri iyi si bitubuza kujya muri gakondo yacu. Ndahamya ntashidikanya yuko abifuza kuzajya muri gakondo bafite intambara nyinshi, zaba ibyo duhura nabyo muri iyi si, zaba ari ubukene, zaba ari uburwayi, zaba ari ibigeragezo bitandukanye, ari intambara za Satani. Ibyo byose Uwiteka natwishimira azaduha kubitambuka, atugeze mu gihugu cy'i Kanani, atugeze muri gakondo yo mu ijuru. Haleluya! Imana yacu nishimwe. Kuko Abisiraheli ibyo byose byari bibateze, bibabuza kuba muri gakondo, bibabuza gutura mu gihugu Imana yabahaye. Imana nishimwe. Ariko nk'uko Uwiteka yabishimiraga, haleluya, abaha guhindura icyo gihugu. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Mwene data mukundwa, ndakwinginga, ninginga Imana ngo idufashe maze tube abo yishimira. Nituba abo yishimira, nta kabuza tuzagera mu gihugu twasezeranijwe amahoro. Umuntu w'Imana Pawulo yandikira Abakorinto ba mbere mu gice cya 10, muri urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto, ubwo Pawulo yandikiraga Abakorinto mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 10, atubwira ikintu gikomeye dukwiye guhangaho amaso cyangwa se gikwiye kutubera isomo. Aravuga ngo basogokuruza bacu bakwiye kutubera icyitegererezo, ngo bakuwe muri Egiputa ndetse ngo basangira ku byo kurya by'umwuka, basangira ku byo kunywa mu by'umwuka, ngo ariko abenshi muri bo ngo Imana ntiyabishimiye, ngo bituma barimbukira mu butayu. Bene data bakundwa, ni ukuri nubwo Imana yatuvanye mu bucakara bwa Satani ikaba itujyana mu buruhukiro mu isabato y'iteka ryose, ariyo bwami bw'Imana muri Kristo Yesu, uyu muririmbyi Pawulo yarabisubiyemo, aravuga ngo nubwo bavuye muri Egiputa, ngo ariko kuko Imana itabishimiye, ngo abenshi muri bo barimbukiye mu butayu. Twebwe icyo twifuza nuko Imana itwishimira, ntituzagwe muri ubu butayu, ahubwo tukazagera muri kiriya gihugu cy'isezerano. Imana nidufashe cyane. Niyo mpamvu muri iki gihe, muri izi ntangiriro z'icyumweru, Imana yifuza yuko tubabo yishimira. Nk'uko twabivuzemo hagatoya, ubwo bari bagiye gutata igihugu, bagiye ari abantu 12 bari kumwe n'abandi 2, ubwo abantu 10 bazanye inkuru z'incamugongo, batuma ubwoko bwa Isirayeli bwiheba. Ariko umuntu w'Imana witwa Yosuwa na Kalebu ari 2 barahagarara, barahamya, baravuga bati niba Uwiteka twishimira, nta kabuza azaduha icyo gihugu. Niko byaje no kugenda. Aba 2 nibo bageze mu gihugu uko bavuye muri Egiputa, ngo kuko bari bafite undi mutima, ngo kuko Uwiteka bishimiraga. Ngo ariko abatarumviye Imana, niko ijambo ry'Imana rivuga, ngo abatarumviye Imana, Imana yaravuze ngo nta n'umwe uzagera mu gihugu. Niyo mpamvu bene data bakundwa, Imana idushoboze, Imana idufashe, Imana iduhe imbaraga, Imana iduhindure rwose tube abo yishimira, kugira ngo tuzagere mu gihugu yadusezeranyije. Kandi si ibyo gusa, n'ibindi byose turwana nabyo Uwiteka natwishimira azatuneshereza. Si amaboko yacu, si imbaraga zacu, si ubwenge bwacu buzatuneshereza, ahubwo ni ukuboko k'Uwiteka Imana yacu, ni umucyo wo mu maso y'Imana yacu hazatuneshereza, hazatumurikira, kuko atwishimira. Imana niduhana umugisha. Reka dusenge rero
twinginga Imana kugira ngo rwose tubabo yishimira, ariko kandi inaduhindurire, inaturwanirire mu ntambara turwana, mu bigeragezo duhura nabyo. Uwiteka aturengere kandi aturwanirire. Ariko ikiruta byose ni uko tubabo yishimira, maze tukazagera mu gihugu yadusezeranyije, ariho mu bwami bw'Imana. Reka dusenge. Mana Data wa twese uri mu ijuru, Uwiteka muremyi w'isi n'ijuru, ise w'umwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye, turaguhimbaje kubwira ijambo uvuganye natwe. Icyubahiro n'igihabwe wowe. Ijambo ryawe icyo ritwifuzaho muri uyu mwanya ni ukuri, ni uko twaba wishimira, kandi nta kabuza nituba wishimira uzaturwanirira, uzaduha guhindura mwami ibyari bitubangamiye kugira ngo tugere muri gakondo. Ndagusabye mu izina rya Yesu, buri muntu wese wumvishira ijambo, yaba guhera kuri jyewe n'undi muntu wese wumvira ijambo, ndakwinginze ngo umuhe imbaraga, umushoboze kugira umutima ushimwa nawe, umushoboze kuba uwo wishimira mu izina rya Yesu Kristo, kandi umurwanirire mu ntambara arwana nazo mu izina ryawe ryera. Ndakwinginze ubwo tugize umugisha wo kumvira ijambo, Pawulo yabwiye Abakorinto, arababwira ngo abasokuruza bacu bakwiye kuba icyitegererezo, ngo kuko nubwo bavuye muri Egiputa, ngo ariko abenshi muri bo bananiwe kugera mu gihugu cy'isezerano, ngo kubera yuko Uwiteka atabishimiye. Ariko twe turagusabye mwami, kugira ngo tube abo wishimira, maze duce muri ubu butayu, tuzabashe kugera muri gakondo amahoro, tuzabashe kuba mu bwami bwawe amahoro mu izina rya Yesu Kristo. Mwami wanjye, Mana yanjye, rero nkweretse kandi bene data baruhijwe n'ibibagerageza, nkweretse abari mu ntambara zitandukanye, abahanganye n'ubukene, abahanganye n'uburwayi, abahanganye mwami no gucibwa no kwangwa. Mwami ndakwinginze ngo ube mu ruhande rwabo, ubarengere, ababyeyi ubarengere, abagabo ubarengere, abantu barengere. Mwami wanjye, Mana yanjye, ubarwanirire, ariko ikiruta byose ube mu ruhande rwabo, maze ubabashishe kuba wishimira mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwinginze ngo urubyiruko rurengere, igihugu cyacu kirengere, urengere isi mwami, itorero ryawe ukomeze kurirwanirira mu izina rya Yesu Kristo. Data wa twese mwiza, ndakwinginze kugira ngo ukomeze gutuma abantu bumva ubutumwa bwiza bwawe mu mpande zose z'isi, maze baguhindukirire, uhindurire benshi kuba bera, uhindurire benshi kuba abana bawe, ukize benshi umujinya uzatera mu izina rya Yesu Kristo. Dusenze gutyo twizeye, kandi byose bibereho gutuma izina ryawe ryubahwa. Ibyo ushaka n'ibyo ushima aribyo bikomeza kuba mu izina rya Yesu Kristo. Kandi ndakwinginze kugira ngo uzaduhe gutaha igihugu, uzaduhe kuba wishimira, maze tuzagere mu gihugu amahoro. Urakoze kuko wumva gusenga, kandi izina ryawe nirihabwe icyubahiro ubu n'iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo. Amen.